Okay, this is Watwaye TV nkuko mumaze kubimenyera amakuru impande zose twahageze nkuko mubibona hano turi ku mazi ku KIVU. Hani brasserie ni hehe? Turaje tubimenye. Reka tugane n'umuntu umwe hano. Nkuko mubizi turi mu bihe bya Covid. Turi mu bihe bya Covid niyo mpamvu tuje hano brasserie kwa twegere abantu bamwe namwe tuganire. Twumva ikintu badutangariza muri iyi minsi kuntu gahunda zimeze. Yo musaza. Meze biteze. Hari ikibazo tuvuganyeho gatoya se. Cyakazi ni kenshi. Hangane tuvuganeho gatoya dukomeze n'akazi nta kibazo dusobanura ko ari abantu benshi bibaza ese hano igisenyi babayeho gute mu ntuza mu bihe byaguma mu rugo muri inuza muri bibe bya Covid babayeho ute. Sinzi niba amereza akanya gatoya tukaganira. Nkuko mubibona ahanga turi ahantu hitwa hano ni mu murenge wa Nyamyumba akagari ni Rubona I think. Nirubona akagari nirubona Kiraga akagari ni Kiraga umudugudu ntawuzi mwemeze bite se mani salamu meze bo meze neza ndakubona uri mu kazi none se ahangaha ubundi imeze bite ko turi kumva abantu benshi akazi kahagaze mwe hano muri kubasha gukora igihe cyose ahangaha turi gukora ariko nyine turi kugerageza guhana ya ntera ku mpamvu z'icyorezo yani ubwo turebye ahangaha abantu bose bari hano ubwo nuza metero irimo metero ishobora kuba irimo aho ushatse twanaganira gukomeza gukora nta kibazo nakomeza nta kibazo bakomeza ugakora harya ahantu aka gace turimo ni hehe nge ntabwo nari ndi kuyibuka neza aka gace turimo rero ni agace ka Kiraga hano ni muri Kiraga abantu benshi bazi nko ku mashyuzi ni ku mashyuzi aya musaza twibagiye no kubaza amazina yawe bajya bitwa nde nitwa Mutabazi Olivier nose ibi bintu wenda ibi bintu bijyanye n'uburobyi ndi kubona usa n'umuntu bizi cyane ese baba babitangiye ryari ubikora gute ibintu bijyanye n'uburobyi rero ibi ngibi ndimo gukora nta burambe bwinshi mbifitemo ariko ngiye kubera ko navukiye mu muryango usanzwe ubikora nanjye niho nagiye mbimenyera wagiye ubimenyera ubwo ugereranyije wabitangiye nka ryari 2012 muri 2012 ubwo imazemo imyaka ubu ndi kuyimaramo imyaka igera mu 10 kuva 2012 kugeza ubu ngubu imyaka 10 irashize imyaka 10 irashize turi mu mwaka turi 2020 narimba ubwo imyaka 10 bwirozera imyaka 10 iri kumoda nose nkawe muri iyi minsi wenda araho turi gusanga tugasanga mwe yarafunze tugasanze bari bumwe bw'intabwa yarafunze n'amaresitora menshi yarafunze ese mwebwe ko kibabemereye gukora kandi mbona ahantu hameze nkaho haba hari abantu bahurira nk'abantu benshi ubwo mwe mubasha kubikora gute ni Covid iri hano twebwe rero impamvu baba baratwemereye gukomeza tugakora ni uburyo bwo gushaka imibereho nk'ubu urabona imipaka irafunze kandi ubuzima bwanga muri Nyamyumba mu murenge wa Nyamyumba abantu bose twashakiraga muri Kongo ariko none bamaze kutuzanira imitego yemewe na leta ngo baratwemereye kugira barebe ko ubuzima bwakomeza ariko utubwiye ko imipaka ifunze ariko imipaka isa nayo ifunguye kuko hari abantu benshi twabaye mu gitondo batubwira ko bagiye ngo bagiye kwambuka muri Kongo abafite amarese pass ubwo imipaka ubwo gutya irafunze rero umuturage wese urumva mbere icyorezo kitari cyaza umuturage yarambukaga bisanzwe afite indangamuntu bisanzwe naho ubu ngubu rero ni rese pass kubona amafaranga rero yo kwishyura rese pass ntabwo byoroshye ariko nawe uri umukozi ushaka kujya muri Kongo ugiye gushaka ubuzima ntabwo wabura subwa rese pass ubundi gurangaye 15,000 15 nase ubwo 15 niyo wari ufite akazi muri Kongo wakoraga muri Kongo ubundi nge nakoraga muri Kongo wakoraga ibintu bijyanye n'iki ibintu by'uburobyi muri Kongo nase ubwo niyo warembwaga amafaranga menshi ubwo gukuramo 15 ubwo nibyo byagize nibyo byakunaniye kugira ukomeze akazi gakomeze ujye ukora nawe nk'abandi se passe rero kugira ayo mafaranga upfe kuyabona ufite umuryango uri guhahira ntabwo byoroshye niyo mpamvu rero ngiye nkimara kubona amafaranga nyabuze nahisemo kuza ahangaha ati nanga nta kazi nta kibazo hano uko wakoraga muri Kongo nanga ubu ngubu niko uri gukora niko ndi gukora ariko twaganiye twibagiye no kukubaza se ibi bintu uri gukora ni ibiki bikora iki bundi ubikoresha iki ibingibi uri gukora ibingibi urabona uyu ni umutego w'isambaza
uyu ni umutego w'isambaza. Sinzi niba abantu bari kububona neza. Umuntu abirebeye kugira ngo ni supanete. Oya ntabwo yari supanete. Uyu ni umutego wemewe n'amategeko waje usimbura yandi bitaga kaningini. Kaningiri yandi baciye. Yo baciye. Uyu rero uremewe. Ubwo ahangaha urabona ahantu haba hangiritse uri kubibona. Ahubwo ndi kugira ngo ni mushyashya. Ntabwo ari mushyashya. Oya. Uyu wari usanzwe ukora. Nose biba byagiye akaba kavuyeho mu mazi. Ibintu biba byacikiye mu mazi. Ubwo rero hano biba byacitse, ubwo ni nge dogita w'ibi ngibi. Dogiteri. Kabisa. Hano uri kubivura. Aha ndi kubivura. Nose ubwo amasaha ubwo y'akazi aragira ryarira. Nose za kumwe ubwo biragira byagize. Biragira byarangiye. Aha ndamaze kuhatunganya. Kandi zigeze hatari hagira nta kibazo bagenda ejo bakomereza. Abo ndi ukeka ko saa 11 aribwo mama muri gufunga. Saa 11 barabagiye. Mwe nibwo mama mutangiye. Twe no turaba tugatangira. Ese tirabizi. Irabizi. We kise bibemereye kandi abandi saa 11 ari yo masaha. Twebwe birazwi. Kuko akazi kacu ni nijoro. Ariko nyanumva ngo hari inuza ayasimiraga. Iyi ngiyi simiraga. Nyanumva ngo hari miraga iro bisambaza ni roba amafi. Uyu nguyu ukuri. Uyu nguyu uro bisambaza kandi uri no kuzibona hari. Okay. Umuntu uri kuri kamera dufasha kugira kwerekana hariya ibyo ibingibi biba byakuye mu mazi. Nose ubwo ahangana ngo bakwibeshya akazamuka mwifi. Aha ntabwo ifi yapfa kuzamo. Ntabwo yazamo. Ntabwo ifi yazamo. Nose ntabwo byoroshye kabisa. We ni isambaza, ni isambaza zijyamo. Ni wenda nk'indugu nawe yajyamo, ariko ifi ntabwo yazamo. Ubwo uyu nguyu ufata utwatuntu dusa naho ari dutoya cyane ko. Isambaza nizo zijyamo. Oya ni izi nkizi. Urabona ni isambaza nziza. Kabisa. Ubwo ikiro kigeze kurangaye ko twumva Kigali ibintu biba bihenze cyane nta kiro nangaye. Twebwe ni kilo ni 2700. Ikiro cy'isambaza ni 2700. Ntago zihenda ubwo ugereranyije iyo zageze ruguru zaziri kugwa nkangahe ruguru. Ikiro gishobora nko kugura nk'ibihumbi 8. Nose ubwo nago iyo zimaze igihe kirekire nago zigira nago zipfa. Ntabwo zipfa kuko barazikawusha. Bazinyuza mu mavuta. Niyo mpamvu zishobora no kuba zita zinahenduka. Ngaho reka dukomeze basi se. Ubwo saa 11 muraba mugiye hano umuntu uza muraba mugiye nibwo akazi karaba gatangiye. Kukarangiza ubwo muravamo ryari? Saa 9. Za nijoro? Saa 9 ubwo saa 10 saa 2 nibwo tuba turi kugera hano za mu gitondo. Saa 2 za mu gitondo. Akazi karangira saa 9 saa 2 za mu gitondo akabibwo mama. Nose ubwo akazi iyo karangiye ubwo biba byagiye ute ayo masaha yandi yo kuva nyuma saa 9 kweza saa 2. Ayo masaha ya saa 9 niho dutangira gukora kuri iyi miraga turi kuyikura mu mazi. Noneho bitewe n'ahantu twagiye kurobera kure ayo masaha yose akadufata tuzi muri kuzi. Nawe mwajya hano mukahita mutangira kurya ku noti koko. Twatangira tukazikirigita. Nose wenda sinzi niba ari kwinjira mu buzima wenda ugereranyije nk'iyo mwakoze nka gutya ku munsi. Iyo wakoze neza ubwo ushobora gutanga amafaranga yawe ngahe? Nge muri kano kazi kanjye rero niho naguhera nk'urugero. Muri aka kazi kanjye akangaka kuri kubona ndi gutunganya gute. Ubu ndi gukorera inoti yanjye y'ibihumbi 2000. Ubwo mu gitondo saa 2 demi za urabuzicara. Ahubwo ubu ngumva nzifite ku mufuka. Reka. Mu gitondo nakandi kantu urabona se. Ubwo mu gitondo nyine. Mu gitondo nawe uri kubyumva urabona ngiye n'isosi. N'ibihumbi 2000 byanjye mbese nyine nawe uri kubyumva. Abantu bashobora kubibona wenda nibagire nibabyumve neza ariko akazi burya kagutunze kaba ari akazi kandi kaba gafite akamaro. Wenda ukurikije n'igihe watangiriye kuba ko watubwiye ko wahereye 2012. Ese ibi bintu aka kazi k'uburobyi ni nk'iki gifatika kaba karakugejejeho nawe ubwawe wicara ukavuga ati uburobyi bungejeje kuri ibi bintu? Muri kano kazi kanjye rero aka kazi ugereranyije ni akazi gafite akamaro cyane kuko umuryango wawe ubaho wishimye. Icya kabiri udafite mu mutwe nanone nta cyakazi kose niba waba uhembwa 500 ku kwezi udafite mu mutwe naho ntacyo byakumarira. Icya mbere rero ikintu wisunga kugira aka kazi kagufashe kugira ugire icyo ugeraho wisunga amakoperative. Ngo nankorera 2000 nshobora kurya icya 5 nkizigama 500
ubwo rero ni gutyo ubu ngubu njye mfitemo inzu yanjye, nakuyemo inzu yanjye. Zanya byose mu burobyi yakuyemo inzu yawe? Inzu yanjye rwose ndayifite. Iba he? Iri hariya hirya mu kagari ka Busoro. Ni hariya ku mazi, ni inzira ahantu heza ku mazi kabisa. Ubwo rero urumva aka kazi rwose ni akazi kadufitiye akamaro, ntawagatera amabuye. Usibye inzu se nta mugore ufite? Umugore ndamufite. Abana ni bangahe? Abana ni 3. Abana 3. Nzire kabisa. Njye ndi kubona tunga nawo. Nashatse ndi muto. Washatse uri muto? Ubwo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 27. Uziko nkurusha imyaka 4 wana. Reka. Njye subona ntabwo uri ukuntu ungana. Ntabwo dusha imyaka rwose. Nose wenda muri iyi minsi ya Covid nabikubaje ariko ntabwo abinsubijeho neza. Muri iyi minsi ya Covid muri kubasha kumanaginga igihe cyanyu gute? Wambwiye ko muri kujya mu mazi saa 10 kandi saa 11 niyo masaha abandi bari gutahira. Ese wenda uwo muri Covid wowe ntabwo ishobora kuba yarakugizeho intuza nk'ingaruka, wenda ibintu bimwe bigahagarara cyangwa uko mwakoraga bigasa naho bihindutsemo gatoya? Ese mu byo mwakoraga ubundi ni nk'iki kiba cyarahindutsemo wenda nk'uko mwari musanzwe mukora? Twebwe mu byo twakoraga nta cyahindutse, ariko impungenge dufite nk'ubu ni muri Covid kandi bari guteganya ko bashobora kugifunga amezi 2. KIVU bashobora kugifunga amezi 2? Ariko no mu buzima basanzwe bagifunga. Bari basanzwe bagifunga, ariko abantu mu giturage kubera ko nta cyorezo cyari kirimo, abantu banarakoraga bisanzwe. Ubu rero tukaba dufite impungenge, ese ko bagiye kugifunga amezi 2 noneho turakora iki? Turerekeza he? Araha ngaha twe twacunye. Mu buzima busanzwe se basanzwe bagira bagifunga igihe kingana ute mu buzima busanzwe? Kuko hari igihe twumvaga ngo KIVU bagifunze ubu ntabwo bari gukora. Ni iminsi 15. Bagifunga iminsi 15 none ubu bashobora kugifunga amezi 2? Twarobaga iminsi 15 tugafunga iminsi 5. Buri urumva iminsi 5 ntabwo yari myinshi. None rero ubu ngubu bari gushaka kugifunga amezi 2. Nose ayo makuru urayizeye neza ko ariko bimeze? Niko bimeze. Wayakuye he? Ayo makuru niko bimeze kuko itariki ziri kugera. Itariki zo bagifungiraho mu meshi. Urabona turi muki. Nyine ayo makuru yuko utubwiye ko bashobora kugifunga amezi 2. Ayo makuru yuko bashobora kugifunga amezi 2 waba warayakuye? Ni izo tariki rero tugenderaho. Barayibabwiye se? Itariki zirahari. Izo tariki rero zigeze bahita bagifunga amezi 2. Nose ko numva bitoroje. Nose ubwo wenda nko muri ayo mezi 2 muzamufunze ubwo uzabayeho gute? Natwe ni cyo kibazo dufite. Ngaho gira ikintu wisabira basi nk'umuyobozi uri gukurikira iki kiganiro. Gira ikintu umwisabira. Ngewe ikintu namusaba nuko aya mezi 2 batari bakwiriye kuba bagifunga. Bakabireka mugakomeza mugakora. Tugakomeza tukikorera bisanzwe. Nose ubundi hajya ngo bazagifunga kubera iki Covid? Oya. Na matariki yagenwe. Aka matariki niba asanzwe ndumva nta kibazo kibirimo. Nayo ngayo nyine, ariko nyine urumva bitewe n'iki cyorezo abantu baragendaga bakajya gushakisha. None ubu ngubu rero ukumva nta muntu uri kuva mu rugo ni wenda ngagende. Urabona ngo wagiye gushakira ahandi saa 11 zikaba agomba kuba ari mu rugo iwe, urumva ni ikibazo. Nkuko mubyumva rero, niba uri kureba iki kiganiro ufite ubushobozi mwaza mukaganiriza n'aba bakozi abarobyi abarobyi mukaza mukabaganiriza wenda bakabasobanurira ibibazo bafite, mwabafasha kubereka izindi nzira z'ukuntu bazaba babayeho. Ariko gusa imana iba yari musaza ntabwo muzapfa. Ntari bikabisa. Nkagira ikintu kimwe wisabira rero abayobozi tunasoza, wenda tuzagaruka ikindi gihe no mwazishyize yarazuzuye yaramuvuye mu kazi. Ikintu nasaba abayobozi nuko cyane nabo nasaba amakoperative. Abayobozi b'amakoperative yaje. Aya mezi 2 rwose batureke dukomeze dushakishe, turebe ko iminsi yakwegera imbere, kuko uri kubona kuguma mu rugo nta kintu turi gukora, ubuzima bwarushaho kuba nabi. Buri icyo kintu bakirebeho, izo tariki ni wenda bazegeze inyuma. Bazageze inyuma cyangwa banazikuyeho byongera kuba neza, bazabone bazisubizeho. Bazabone bongere babisubizeho. Naho leta bayisabira. Leta yo rwose nta kintu nayishinja. Ingamba baba badufatira nose uko baba batwanze, ahubwo baba bari kugira ngo
basigasira ubuzima bw'abaturage bayoboye. ngo nubwo guma mu rugo yaza nta kibazo wayigira. Oya nta kibazo rwose. Ni sawa kabisa. Musaza urakoze cyane rero. Ariko ntabwo twava hano utagize utatubwira abantu bakore subscribe kuri Watwaye TV. Bitubwirira abantu. Bro, tubwirira abantu ngo bakore subscribe kuri Watwaye TV. Bo icyo nabwira abaturage bari kumva iki kiganiro, icyo nabashishikariza ni uko bagomba kugira ute kudahera mu bwigunge, ngo baheranwe n'agahinda kubera ko nyine turi mu gihe kibi, bumve ko ingamba leta iri kudufatira, ko leta mbese iri kutubangamira, ahubwo bumve ko leta ari umubyeyi iri gushaka gusigasira ubuzima bw'abaturage, bakurikiza ingamba, namara kuzikurikiza ubundi Imana nayo izaba iri kutureba. Ibyo ngibyo leta iri kubidushishikariza cyane, ariko n'abantu batangiye kubya aho dusezera abantu bakore subscribe kuri Watwaye TV. Bo bakore subscribe kuri Watwaye TV. Niseme Kinyarwanda. Try gerageza. Mukore subscribe kuri Watwaye TV. Nibyo ngibyo rwose ntabwo biragoye. Okay, urakoze cyane musaza, reka tugushimire rero. Sawa. Urakoze, tuzagaruka hano mumaze kuzikuramo muduhereze no kuzo guteka. Sawa, urakoze. Abantu bari bakurikiye Watwaye TV, tukomeza kubashimira inkunga yanyu. Iyo bakenewe cyane subscribe, likes, comment, share, byose babikenewe cyane. Aha ngaha nkuko mubibona turi ahantu hitwa ku Mashyuza.